nta kibazo cyane, ni karibu cyane ahubwo reka rubona ifite ibyiza byinshi biyitatse umuntu yakigiraho n'amateka. Oya nta mpamvu yo kuntera ikibuno musaza, nayo ngwino natwe tuzajya ibyiza tukageza ku banyarwanda. Noneho rero ndagira ngo utararenga aho ngaho kugira ngo mbanze ngire ibyo nkubaza. Se ko wageze muri kiriya giti se wagezemo wumva akayaga kaho kameze gute? Nazamutse bingoye cyane kuko nta hantu nta bantu bakunda kuhaza. Yego. Ikigero giti cy'amateka. Yego. Ariko kujyamo byangoye no guhagararamo numvaga agenda numva ko ndibunamanukeyo ahubwo nifite ubwoba ko ngende bugumemo. Ni izihe mpamvu se zatumaga wumva ko waza kugumayo? Cyane cyane ko numva ko ari igiti cy'amateka. Yego. Ngo niyo kimwe nta muntu gicana. Baragitemaga zisika zigaheramo. Ibyo numvaga jewe ndi bugeremo nkagumamo sibikunde kundi buze kumamo. Ese watubwira nkamwe mu mateka y'iki giti cyangwa se ndagituma abantu bavuga ko ari igiti cy'amateka? Ari abasaza ba kera bo hambere nibo bafite amateka yacyo neza. Yego. Gusa nge babimbwiyeho ariko ntabwo nabikurikiranye cyane, gusa nagize amatsiko yo kuba naza kuza kureba igiti yango muko nanuri. Ahubwo ikibazo nagize nuko ahantu ndi nta bantu bakuze bahari mu mirembe babe nabahamagara baze bamusona biki. Ese watubwira iki giti cyaba kiri mu buhe murenge kugeza ubu ngubu, ku buryo nk'umuntu wazakina kuza kugisura kugira ngo wenda agire byinshi amenya ku bintu byerekeranye n'amateka yaranze iki gihugu cy'u Rwanda, yahagera gute? Ndetse ni mu buhe murenge watubwira? Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Rubona. Ahangaha turi ahantu bita Yego. Ariko umudugudu waho ntabwo umudugudu uzi ko witwa. Yego. Naje kukireba mvuye Rwamagana. Nakibonye byaguteye amatsiko. Noneho ni iki wazatangariza nk'abantu cyose ni iki washishikariza abantu bataragera kuri iki giti giherereye mu murenge wa Rubona, akagari k'Amabare, nicyo bababwira? Ikintu nababwira ni igiti kinini cy'inganzamarumbo. Yego. Ntabwo kingana n'ibindi biti nagiye mbona, cyane cyane yuko abonye nifuza ko nazashaka umuntu mukuru akazansobanurira amateka y'iki neza. Yego. Ni igiti kinini kigandaye, ni kinini rwose, sinzi n'impamvu ahubwo wenda n'abandi bantu bakora batema ibiti by'amakara. Yego. Impamvu kibagitinye kuba bataragitema. Yego. Ariko ndashaka kuzabaza umuntu mukuru uzi igiti. Yego. Igiti kinini cyane nawe ubwo uri muri abizibonera. Ndagira ngo nereke abanyarwanda no mu bushorishori bwaryo uko hareshya. Noneho ikindi utaragenda gatoya, ntekereza ko mu kanya twahoze turi kumwe n'umusaza hano nubwo tutagize amahirwe yo kumuvugisha, ariko yabashije kutubwira wenda igihe iki giti igihe kimaze. Ese ibyo bintu wabidusubiramo? Umusaza atubwira yuko nubwo kimuruta na se ari sekuru ari se wase umubyara, ngo ni igiti cya kera nawe ubwo ntabwo azi igihe cyateye, ngo yaracyasanze. Ugereranyije n'uriya musaza wabitubwiraga yari afite nk'imyaka ingahe? Imyaka 25 ugereranyije. Yego. Ko arakuze. Ubwo bishatse kuvuga ko iki giti gishobora kuba gifite nk'imyaka irenga 100, kubera ko nawe yaracyasanze, avuga ko nawe yakuze akihabona. 100 yari mikeya. None se niba we ngereranyije ko afite 75. Yego. Arakuze cyane. Ubwo papa we yaba yari afite ingahe? Ese wa papa we se ubwo urumva imyaka 2. Yego. Cyane ko ngunda cyeka ngize nk'amahirwe nkabona n'umuntu kuba mu gusama y'iki.
Okay. cyane cyane cyeka ndamutse mwenda mpabaye nkora mukuru nka namuzi uriya mukobwa neza ko we nubwo atuye n'ahanga ariko aracyari umwana ariko ndashaka kugira ngo tuzagaruke by'umwihariko tuzaje twabyiteguye neza noneho tubashe kuganira n'umusaza kugira ngo tubwire amateka y'iki giti by'umwihariko namubaze uko yakuze akibona ese hari abagerageje kugitema nahoze numva bavuga ko ababa baragerageje kugitema kino giti cyaba cyameraga n'amashoka ariko ndashaka kugira ngo by'umwihariko tuzaze turi timu ngari tuze twite ku mateka yaranze iki giti cya senda amava n'amavuko ya kino giti kugeza na n'ubu ngubu mbaso noneho ndagira ngo dukomeze twerekeza ahantu bahoze batubwira ko Ngunda ashobora kuba ariho hantu yaba yaraterewe icumu akabasha mbese hakavuka umugezi kubera Ngunda. Oya yego ubundi naho ngaho naho hari ikintu mbiziho. Yego watubwira nacyo. Ntabwo mbizi neza ariko nabyo narabashije kuvuga ibintu ntasobanukiwe. Yego yaraturutse Ngunda Munyaga. Yego agera ahantu abantu bafite inka nyinshi z'ubushi. Agera ahantu ku gishanga hari hafi ya Cyaruhogo. Ahantu ngo hitwa amariba ngo 8. Mu mariba 8 barimo babuhira badahira bashyira mu bibumbi. Inyota yari imyinshi ananirwa no kugira ngo yagera kuri Mugesera aho ajya kwa amazi. Yego birangiye bamuhiriba rya mbere ararikama, bamuhirya kabiri ararikama, n'amareba 8 niko basaza bambwiye. Yego iriba rya mbere rakama, irya kabiri rakama, irya gatatu rakama, irya gatanu rakama. Bati rero se kwinka zitari bumwe zigiye kurumanga biragenda bite? Ese arababwira ati ntabwo nshize inyota. Ubwo abatuye ubwo udashize inyota ngaho ngero bimwe amari 8 yose arayakamya. Amajije kuyakamya abarambutse mu gishanga abaye batahinga umuceri ko numva ngo umuceri ngo batangiye kuhinga vuba. Imbere y'ubura ngo harimo ibintu by'ifunzo ari mu byatsi arambuka. Yego yambutse yambukanye na Nkungu na Munyaga arimo kujya ayibona. Ageze aho bita Karambarara ni mu mateka ni kurumba ahantu bakunda gutwikira amatafari. Iyo azamutse nyine azamuka arimo agaruka ahantu bita Imabare. Ndumva niyo inzira nerekeza Imabare n'undi mukono yageze Karambarara. Kimwe cyanda kuba yagomba kuba yajyanda nk'irubona mu mujyi cyangwa se cyerekezo cy'uko yagiye Imabare. Ariko ni muri cyerekezo cy'Imabare mu murenge wa Rubona. Mu murenge wa Rubona. Yego umugabo aragera ahantu ku gasozi gahari abaricaye arega. Yego yegamye aheraho ngaho. Hago nari nikanze igiye kwicara nkubona gutwereke nuko yari yicaye. Umugabo waregamye yegamye ahera aheza aho bamutera icumu. Yego ni mu mateka niko mbyumva. Yego bamuteye icumu kwera ngo amazi nawe urareba umugabo ngo wangoye amariba 8 yose. Nibaze nawe umugabo akasakaga. Yego ubwo bakabyara dukomeze. Umugabo bamutera icumu amazi abamuvuyemo aho ngaho yiteye abarapfuye. Nibango amateka ngo bagiye kumushyingura. Yego yagumye uko ashenye amazi nyine amagufwa ye n'amaraso. Amazi ababonetse aho ngaho ko guko nibwo ngo ugibona amazi arimo manukamo hari muri kaya kagezi muri kaya gashanga bayambuka. Yego haba ku mpeshyi ntajya akama, haba ku mvura amazi igihe cyose abahari. Ngayo mateka yawe. Okay murakoze cyane. Rero ndagira ngo abantu bakurikiye amuza 250 Rwamagana. Noneho ndagira ngo dusubikira ngaho ikiganiro. Noneho ndashaka kugira ngo tugikomereze aho ngaho hashobora kuba bivugwa ko hari umugezi wakomotse kuri Ngunda bitewe nuko yaranyweye amariba 8. Bamuhaye 5 rero yagumana ari 5 ntari kintu yabona. Yego birangire yaniyongeje ijya 8. Ngumve nko munsi nizananyoye ni mu mateka. Riba intandaro yuko yaza gupfumurwa inda. Arapfa ntibagiye gushyingura
yahezaho aho hantu ni isoko rwose haba ku mpeshyi amazi ntajya kama. Yego rero ndagira ngo kuri uyu munota ndagira ngo dusimbukire aho ngaho bivugwa ko Ngunda yaba haba hari umugezi witiriwe Ngunda kubera bamufomoje inda bikarangira amazi yose yanyoye atembye uko yagatembye bikarangira kugeza amagingo aya ngaya muri mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ndagira ngo tunyarukire tujye kureba ase aho hantu ho koko se ho bimeze biteresha kugira ngo nyuma y'aka kanya tunyarukire turebe ko se ho gifashe gute. Murakoze twagiye. Amuza 250 250